Tugiye guteka keke ku mbabura, biroroshye ni umunota umwe. Uyu munsi rero tugiye gukora keke iryoshye, ihumura neza, imeze neza. Mukurikire, nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel ubanze ukore subscribe, hanyuma twikomereze tugiye kureba ibyo dukoresha. Rero dufite ifarini, habaho ifarini ya keke banditseho ngo ko ari iya keke. Ni ifarini ya Azamu. Ibi ni ibiro bibiri, ntabwo tubikoresha byose, turakoresha inusu. Dufite isukari turayipima nyine, twayipimye kwanza. Dufite amavuta, byose birapimye. Dufite amata asanzwe nayo twayapimye. Byose nagiye mbishyira muri iki kintu, ariko byose nagiye mbipima. Dufite n'amagi 4. Amagi 4 arahagije mu byo tugiye gukoresha. Turaza gukoresha kandi bureba cyangwa ntabyo babyita ngo iki, marigarine. Okay, turakoresha iyi ngiyi yitwa Prestige. Byose tubyita bureba, ariko byose mba napimye, hari agakombe mba napimishije. Tugiye rero kubanza dushyiremo amagi yacu 4. Tugiye kuyashyira muri blender. Ngewe iyo ushatse uvangira mu kintu ukavangisha umutozo, ariko ngiye kugira byihute mvangisha blender kugira bitaza gutinda. Ni iminota mikeya kubera blender. Hanyuma mwibuke gukora like, mwibuke gukora comment, mwibuke kugira ibyo mwifuza ko mbatekera ubutaha, kandi ntimugende mudakoze subscribe. Turashyiramo amagi 4 nkuko mubibona muri blender yacu. Tubanjijemo amagi. Tugiye kongera rero dushyiremo amavuta. Amavuta ni agakombe napimyemo, ni nako napimyemo ak'amavuta, nagapimyemo isukari, ngapimamo n'amata. Bigomba kuba bingana, nge niko mbizi. Hanyuma tugiye gushyiramo isukari, irapimye nayo ni agakombe. Hanyuma nitumara gushyiramo isukari dushyiremo amata. Hari agakombe napimiyemo, reka nze nkabereke. Ni agakombe ka plastique, ni nako turi buze gupimamo ifarini, niko ngiye mpimisha. Akangaka niko nagiye mpima, kamwe k'isukari, kamwe k'isukari, kamwe k'amavuta, kamwe k'amata. Hanyuma turaza kubipfundikira, ubundi tubiblendinge. Ubwo ni nko kubivanga iminota 2 kugira ngo isukari inoge na biriya bindi bikore neza. Reka dupfundikire blender, hanyuma tubisye. Ni nko kubivanga. Ufite umutozo cyangwa ifoke nibyo wakoresha, ariko biratinda. Urabiblendinga mpaka ubona bibaye umweru, byabaye umweru, isukari yashonze neza. Hanyuma ka gakombe kacu turagapimamo ifarini, ibikombe 2 by'ifarini. Ibikombe 2 by'ifarini. Wow, yego. Noneho nitumara gushyiramo ya farini yacu, turashyiramo utuyiko 2 tw'umusemburo. Umusemburo wa undi wa Kenzafi, umwe bakora mu mandazi. Turashyiramo utuyiko 2, hanyuma tuvange gutya, sibyo? Noneho tugiye gufata bya bintu twa blendinze, tubivange n'ifarini, ubundi tuvange mpaka ifarini ivuyemo bwa bubumbe bwose. Mbese ni nko gushigisha. Turabikora mpaka binoze, byose binoze. Nibimara kunoga byose muraza kubibona. Iyo kinoze kiba kimeze neza, ubona cyabaye melange homogene. Dukomeze rero dushyiremo ka vanilla niyo guhumuza. Nshyizemo akayiko kamwe. Ushyizemo byinshi rero byasharira, kirazira gushyiramo byinshi, ushyiramo gake. Turaguma tuvange mpaka binoze. Igihe biri buze kuno, iyo binoze uhita ubibona nawe, nta tubumbe tuba tukirimo. Ifarini biba byabaye neza, murabibona ukuntu bimeze, byanoze. Tugiye rero gufata bureba, dushyire muri aka gasafuriya. Iyi keke mbibutse ko turi buyiteke ku mbabura. Nka gutya agasafuriya turasigamo hose, dusigemo. Ni gutya byatunganye, byakemutse. Noneho rero tugiye gufata ka gasafuriya kacu, dusukemo rwa ruvange, turushyiremo neza rwose, bigende neza. Turarushyiramo, ndi gukoresha kuko ntabwo nakoreshejemo intoki.
urumva nkoresha kuko nkabimanura byose nkabimaramo ku buryo nta na kamwe gasigara mu isorori. Noneho umaze kubishyiramo ufata isafuriya ukajya uyiterura ugaceka hasi, umera nk'ukubikubita hasi kugira ngo byegerane, hagende hari utubumbe tuba turimo tugende tuvamo gutya, nka gutya ndi kubigenza, yego. Noneho dufite imbabura niyo tugiye gutekaho keke, nta furu dufite, dufite umucanga uri mu isafuriya nini, turafata wa mucanga tuwutereke ku mbabura, hanyuma dupfundikireho akanya gato. Ukoresha umucanga urimo utubuye, noneho dupfundikire habanze hashyuhemo imbere, twumve ko hashyushye. Noneho iyo wumvishe umucanga utangiye guhumura, hamaze gushyuha, ushyiramo agafuniko gutya. Umaze gushyiramo agafuniko, noneho nka gutya ngiye gupfundikira, mfata amakara yo ku mbabura, ubwo imbabura munsi hari amakara no hejuru ngiye gushyiraho andi makara kugira ngo keke ishye hasi no hejuru, nka gutya. Ni ibintu byoroshye, ubishyiraho ukamara isaha n'igice. Dore bimaze isaha imwe ukuntu byari bimeze, isaha n'igice yageze rero, mbikuyeho. Murabona keke yahiye, imeze neza, ni gutya imeze, yahiye. Iyo bishatse ubitinzaho nk'amasaha 2, ariko ngiye sinkunda keke ishiririye, nkunda keke idashiririye. Ni gutya nyikuyeho imeze gutya, murabona ko ihiye kandi imeze neza ku mbabura. Ni iminota mikeya kubivanga, hanyuma ukiterekera ku mbabura ukituriza ukarindira bigashya. Murakoze rero, murabibona ko ihiye neza. Reka njyeho numve nta kibazo na kimwe, agakeke ni wow, keke imeze neza, irahiye, iraryoshye. Mwibuke gukora subscribe, mumbwire icyo utaha nzabatekera muri comment, hanyuma mumbwire ibyo nakosora, ari inama cyangwa ubwunganizi mwatubwira. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Keke yacu nuku tuyisoje, nuko imeze. Umva, ni anniversaire wayikorera burya, aho kugira ngo ujye guhendwa, cyangwa se igihe udafite amafaranga menshi ushobora kubikora gutya. Murakoze cyane, nimugende mudakoze subscribe. Bye.